Ibihe byiza bakunzi ba Mazo TV, mwebwe mwakuze subscribe by'umwihariko mudahwema kubana natwe ndetse mudahwema kutwereka ko mudukurikiye 5/5. Ni muri wa mujyo dukomeza kugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru y'urugamba, tugenda tubabwira uko ibintu bimeze. Turabashimiye cyane mwebwe muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye birimo ibingibi bidukikije ndetse n'ibihugu bya kure biri ku migabane igiye itandukanye, abari muri Amerika, Uburayi, Australia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Turizera ko mumeze neza cyane. Turagarutse n'amakuru atandukanye, amakuru y'urugamba, ariko mbere yuko dukomeza nkuko mubibona duri kumwe na mwenye ndake abatuzaniye amakuru agiye atandukanye yuko ibintu biba byiriwe, ukuntu biba byaraye ndetse nuko byaramutse, akantu ku kandi we abaregeye urushinge hakura amakuru baruregeye, ndetse na drone nyinshi ziba zitandukanye ziba zigenda zimugeza amakuru agiye atandukanye. Reka dutangirane na mugenzi wacu twibwira. Nge nitwa Depion nk'ibisanzwe, ariko nkuko mubizi mugenzi wanjye musanzwe mumuzi kurungu yaciye impaka yaje kuri kaje kutubwira ibintu bigiye bitandukanye, amakuru y'urugamba nkuko agiye atandukanye, ibintu byakomeye, umuriro urimo uravuza ubuhuha henshi hagiye hatandukanye mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bibarizwamo Wazalendo, FDLR, uko bakomeza kugenda bahangana, cyangwa se M23 komeza kugenda nayo ivuga ngo ahacanywe umuriro hose izirukira cyangwa se irajwe ishinga no kujya kuwuzimya. Nayo makuru rero niko ibintu bimeze. Mbere ya byose umeze neza muyobozi? Yes, umeze utebye pfiwa amakuru ngewe meze neza, nta kibazo kabisa, ndashima Imana. Tugarutse muri updates, ese wowe umeze ute? Yameze neza ndashima Imana, ariko ku rundi ruhande mba ndimo nicaye cyangwa se nkurikirana ahirengeye, ndi gukurikirana ibiri kubera ku rugamba ku mirongo y'imbere kuri front line. Nta bindi rero ni ya mirwano ndetse ni ya ntambara ikomeje kugenda ikomeza guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo n'abacancuro bafatanyije muri rusange, niko nabita. Yeze n'abacancuro n'ubundi kuko baje kurwanira amafaranga, ntabwo baje kubohora cyangwa se ngo barwanire kurengera uburenganzira bw'ikiremwa umuntu hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bitwa Wazalendo hariya bakoze icyitwa impinduramatwara, uwitwa Gasita bari kumusubiza iwabo ngo ni mu Rwanda. Gasita hari ijambo abakongomani bari gukoresha ngo mwenyewe Gasita ati rudia kwenu, ngo hatukutake hapa Ovira ti rudia kwenu. Sinzi ngo wabo rero bari kumusubiza ni hehe, bamwise umunyarwanda. Ibintu byaciye hano ku mbuga nkuko tubibona bigaragara, yabaye umunyarwanda, ariko nkuko tubizi rero twagiye tubibona no bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Gasita cyangwa se umwete generali Olivier Gasita ni umunyamurenge wahariya mu misozi rero y'Iminembwe, akaba ari umwe mu bajenerali b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko akabarwanya kwishira ukizana ko banyamurenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubigarukaho neza cyane, andi makuru wenda tuyanyuremo mu buryo bw'impfunyapfunyi. Ni ukuvuga ngo ingabo z'u Burundi zari kumwe na FDLR zicunze umupaka, ubwo no kuvuga umupaka w'u Burundi ndetse n'uwa Kongo, ubwo no umupaka uhuza u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuko ibintu byakaze hariya, zaje kugira gutya zijya kwihisha cyangwa se zirivangura. Mu by'ukuri zari zicunze umutekano wa General Gasita, FDLR zanze kumucungira umutekano, nubwo nazo zikorera i Burundi, ngo ntizigera zicungira umutekano umunyarwanda, ngo ahubwo ngo azasubira iwabo. Wazalendo nyinshi rero nazo zaje kuba zijya kwihisha, ngo niba Gasita araguma muri Uvira, cyangwa se zicunga ko Gasita akomeza kuguma muri Uvira, hanyuma zigatwika. Muri rusange abarundi nibo bafashe icyemezo cyo kujya gucunga uyu mutekano wa Generali Gasita. Uyu mujenerali nawe ukomeje kuguma cyangwa se kujya hagati nk'ururimi, kuko ari koherezwa mu Rwanda kandi we ni umukongomani. None se Gasita, reka duhere kuri icyo kintu cyo kumucungira umutekano. Gasita ni umunyamurenge, urumva we ubwe uko bitekereza nuko tubize FDLR kuntu imeze nuko ikora hano mu burasirazuba bwa Kongo.
ukeka ko FDL mu gihe yamenye kuri umunyarwanda noneho uri ukora mu buryo bwa strategie militaire nyine sibyo ufite imbaraga cyangwa ijambo runaka mu bintu bya gisirikare FDL ntabwo yakwigera kwegera cyangwa se ngo yumve ko ugomba kubaho nicyo rero cyabaye hariya muri Sud Kivu by'umwihariko hariya muri Ovira mu gihe ntuze Gasita yoherezwaga hariya muri Ovira yari yoherejweyo nka komanda kije wo kuba yaba umujenerali ukuriye irantuza kari akarere kose ka Ovira kugira ngo babashe kwa bakomeza kugacungira umutekano kugira ngo AFCM 23 batazigera bakigarurira. Yego turacyari mu buryo bw'ipfunyapfunye. Ndumva iyi nkuru nshaka kuyivugaho cyane kugira ngo tubanze tuyisesengure. Yes, nta kibazo banyuriremo tuze ahubwo amandi makuru hari nuko hari ibindi bice M23 yabashije kuba yibikaho. Ibyo bice nibyo muri Masese nabyo ni n'imidugudu. Bivuga batagira ngo ni ibice ngo nagace runaka. Ni imidugudu kandi ni myinshi. Bihereho byo bivi muzi muzingo hanyuma izindi nkuru tuze twinjira mu busesenguzi by'urugamba uko biteye uko byiriwe ndetse tunarebe tuti ese ibingibi biragana hehe hera kuri iyo nkuru rwose y'iyo midugudu y'ukuntu M23 byarangiye yisanze irimo ari ihagenzura. Iyo midugudu rero iherereye muri teritwari ya Masisi ni hano hakurya nta nubwo ari kure uvuye hano mu mujyi wa Goma cyangwa se muri Nyiragongo. Masisi ntabwo ari kure cyane ko n'abaturage baho busanzwe bajya baza gukora ibintu bijyanye n'ubuhahirane bw'ubucuruzi n'ibindi bikorwa byose bibageza kwiterambere hano mu mujyi wa Goma. Abo barwanye rero bihuriro AFCM 23 bafashe ibice cyangwa se imidugudu muri teritwari ya Masisi ni ku munsi w'ejo ntabwo ari uyu munsi wo kuwa mbere ni ku munsi w'ejo kubera ko ku munsi w'ejo ku cyumweru byatangiye ku munsi wo kuwa gatandatu ubwo bafataga agace bita Showa. Ako gace na agace cyangwa se twakwita ni rompuwe ihuza teritwari ya Rucuro na teritwari ya Masisi. Uyu muhanda rero cyangwa se iki gice kikaba gikungahaye ku bucuruzi bujyanye n'imitungo. Umutungo nshaka kuvuga ni umutungo nyine w'ibicuruzwa ndetse n'ubuhinzi nyine gakondo y'abanyarucuro aho babivanaho muri Rucuro babyerekeza hehere hariya muri Masisi. Uyu muhanda rero ngo akaba ari we nawe werekeza mu bice byinshi byerekeza hariya muri Masisi. Tugaruke rero kuri ibi bice rero bitandukanye M23 yigaruriye. Ibyo bice rero biravugwa ko ari icyo bita Oso, Kinyere, Burora na Ngesha ndetse na Busoro biherereye hariya muri teritwari ya Masisi. Amakuru rero avuga ko ihuriro ry'umutwe wa Zarendo ryavuye muri iyi midugudu ryerekeza ahantu bita Ikazinga n'Imahanga hafi n'umupaka wa Masisi ndetse na Warikare, ariko ibi bice bikaba biherereye hafi na teritware ya Warikare. Ariko hano umuntu dukurikiye cyangwa se umuntu wagiye ukurikiranira bya hafi by'urugamba uko urugamba rwatangiye ibice rwagiye rugeramo uko abantu cyangwa se M23 yagiye yigarurira ibyo bice aho yagiye yirukana cyangwa se itsimbura aho bahanganye. Ubundi Masisi umuntu ayifata ati kuko ubushize cyangwa se na video zigenda zicicikana hari aho bigenda bigaragara ko M23 irimo bikuyu irimo gukama inka ubona ko ahantu hamwe bahasekirije bivuze ngo aho ngaho hari umutekano kandi ibyo bice amakuru ahava bikavuga ko ari muri Masisi. Gute M23 yongera kuvugwa muri Masisi? Buriya rero bwana Depioa nyine hari umuntu wakurikiranaga kumva ko M23 ifite Masisi centre yose. Rero Depioa nujya wumva ngo teritwari hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego ujye wumva nk'intare ebyiri zo mu Rwanda. Nicyo gice teritwari numva ngo teritwari
ujye wumva nka province intara ebyiri za hano mu Rwanda. ubwo ni nko kuvuga amajyepfo n'uburengerazuba byose ziri mu ntara nini ziri mu Rwanda. Rero kumva ngo Masisi ngo yabaye tombe, ntabwo ari Masisi yose. Hari imidugudu cyangwa se uduce tumwe na tumwe tuba tutarabohorwa, sibyo? Yego. Rero hariya muri Masisi abantu bose nyine iyo bumva ngo 23 twayibonye hariya mu bikuyu by'Imasisi, tuzi ngo Rubaya ni muri Masisi harabohowe, ati aho hose iyo ni Masisi, tukumva ngo Masisi irangiriye aho ngaho. Masisi ni ndende de pure. Udushushanyirije, ndagira ngo udushushanyirije kugira ngo wenda tujye tugenda akantu ku kandi, umuntu dukurikiye ajye ava mu rujijo cyangwa amenye ngo kuva mu rujijo dore nuko nguko. Buretse mbanza nkubaze kino kibazo kinsubize, ni ukuvuga ngo M23 ifite bino bice, ingabo za leta ziri muri bino bice hano. Nibyo nari nkubajije, umuntu ashobora kumva ngo Masisi M23 iriyo irahafite, ubundi ukumva ngo hari ikindi gice kigenzurwa na FDL cyangwa se Wazalendo cyangwa se na FRDC. Bimaze ni nacyo bivuze, sibyo? Icyo bivuze ni iki? Nugusaka intwaro ziri mu baturage no gushaka babandi bahungiye mu giturage mu gihe ibice runaka byabohorwaga. Aha muri Masisi rero ariko nyine wenda aho ngaho umuntu dukurikiye wenda ashobora kumva akavuga ati se nyine ukumva ari muri Dairema cyari mu Rungabangabo, ntago ari kumenya aho bijya aho ngaho. Ubwo icyo numvishemo nuko wenda aba bari inyuma, aba barasigaye inyuma. Ntabwo nagusubiza ikibazo cyo muri Masisi, twari tugarutse hano muri Goma nta kibazo, ariko ikibazo cyo muri Masisi cyo kumva ngo kubera iki ngo tuzibona kubona intare ziri mu bikuyu Imasisi, abaturage b'Imasisi bakora bavuga ngo ati Masisi turatekanye, ati none kuyeki twumvise ngo Masisi ngo ibice bimwe cyase imidugudu runaka yigaruriwe kandi twarumvaga ngo Masisi yose yarabohowe. Urambaza uti ese Masisi ibice byabohowe ntari Masisi yose cyangwa ni Masisi gice? Hari ahantu bagiye bagera wenda ngo bahasiga inyuma cyangwa se barahataruka. Nyine ikintu nshaka kubaza kugira ngo cyumvikane n'abakunzi ba Mazo TV baze kubyumviraho. Ese 23 yagiye ifata ibice hamwe hakagira ibirindiro bisigara muri teritwari imwe cyangwa nta hantu higeze isiga inyuma? Ahantu hose yageze ubushobozi bwo kugera yarahageze, ahubwo aho ngaho turi kumva ari ko batomba ubu ngubu naho hari abaturage batari bagatabawe, nahasha intare zigeze ubu ngubu zavansa zijya imbere. Yego. Nta hantu bigeze basiga inyuma kuko ntabwo bibaho. Hari igihe umuntu ashobora kugira ngo hari bimwe mu birindiro byabo bahanganye byagiye bisigaramo hagati damu. Ntabwo ibyo bintu bishoboka kuri M23 kuko imbaraga n'ubushobozi bakoresha mu buryo bwa strategie militaire ntabwo bibemerera kuba basigaga kinyuma ngo bazongere ubwo nukuvuga abasigara inyuma baza kudestabiliza n'abahunze urugamba, niko tubita ubundi, sibyo? Nibigwara imbese n'abahunze urugamba bagahungira mu baturage, noneho nabwo ntibemere kurambika intwaro burundu, ahubwo bo bakumva ko nubundi ya mice yabo nko za behavior zabo nkuko babimenyereye, bakumva ko bagomba kugira ute nubundi kwegura intwaro bagiye gukora ya marimanganye cyangwa se bwabujura n'ububandi bwabo mu masaha y'umugoroba nk'ibisanzwe. Ngayo nguko rero twari turimo tubigarukaho cyane kugira ngo n'udukurikiye amenye ngo bimeze bite. Wari urimo tubwira bimwe muri ibyo bice 23 yabashije kuba yigarurira, ni ibice bishyashya cyangwa se ni ibice batari baragakandagiramo ngo bajye kubohora abaturage bakomeje kugenda barenganiramo. Ni muri uru rwego kandi muri Uvira tutarajya muri Uvira. Yego. Ahangaha n'ubundi muri izi operation zino zazahariya muri Masisi n'ubundi ababaza rero ntabwo batunguye kuko M23 n'ubundi yari imaze iminsi bateguza ko n'ubundi igomba kujya gutabara abasivili bahariya muri Ramedudu bakomeje kugabwaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ivuga ko kandi igomba kugenda ikazimya umuriro aho uturuka hose. Urumva iyo yari yararangije gutanga imfuruza uwo guhunga yari yarahunze, uwo kugenda yaragiye, ubwo wari uhasigaye no wari witeguye kugira ute kurwana. Uvira
iri kuberamo isibaniro Uvira ihuriwemo na FDLR abarundi abacanshuro abaki intwaro ziriyo zose se Uvira ngo Wazalendo yagiye gukorera ikintu kimeze gutya iravuga iti njyewe nta murundi nkeneyemo hano nta mu FRDC nkeneyemo hano kuko nabo bari mu bagira uruhare rwo kugira ngo M23 ibashe kuba yakwigarurira bimwe mu bice kuko ikigaragara cyo cyangwa se byagiye bimenyekana nuko Wazalendo yagiye komeza kugenda ishinja cyane FDLR cyangwa se ni FRDC kubona abahungu cyangwa se intare za Sarambwe zimanutse abahungu bagafunyamo bakiruka bakavuga bati rwose izi ntare kuzirega agatuza imbere cyangwa agahanga imbere zirakamanyura bikarangira birukanse Wazalendo nazo ziravuga ziti rero uyu mujyi wa Uvira tugomba kuwicungira ari nako Gasita ahubwo tayari uretse byo kuwicungira bari kuwucunga kubera ko ubu ngubu bamaze gushiraho ubutegetsi bwabo bwo mu mujyi hagati bugomba nyine ubwo ariko niba ikibazo intare ziri mu misozi ya Uvira imisozi ya Uvira ariko nubundi isaha ku isaha nkuko nabikubwiye isaha ku isaha kumva bahageze kubera ko nubundi n'abahari kumvikana byananiranye bari gusubiranamo igishoboka rero ni kimwe gusa nuko aba bose bagomba gutabarwa n'intare za Sarambwe iki kintu ni okazi ubwo nta kindi rero Kinanguvu nibe yumva yabonye okazi yo kuba yakwinjira hehe hariya muri Uvira cyane ko twagiye breakinga ngo Kinanguvu ngiri mirerekeza ngo Uvira ngiri mu marembo ngiri kugira ute ubu ngubu bakunzi ba Mazo TV nta handi ntare za Sarambwe ziri ni mu misozi ya Uvira bagiye kubakubita bamanuka bahigana n'ubundi ibingibi byanatumye Bukavu M23 yifata nta mirwano ihambaye ibayeho ese ibingibi ntabwo byaba bigiye gutuma Uvira nayo kugeza ubu ngubu yirunzemo umucancuro irimo umurundi yaje gucungira imipaka yayo ye muri Uvira Gasita kuba bari kumwohereza mu Rwanda nubwo leta ya Kinshasa irimo ivuga iti turacyafite cyangwa se dufite icyizere Gasita ese ibingibi Wazalendo irimo ishinja uyu nguyu Gasita kuba ari umunyarwanda ese kuba umurundi nawe yubatse yaraje kurindira urukuta hariya mbese kuno gusubiranamo ibi ntibirahurwaho M23 n'ubundi kabamanukana cyane kiri muri strategique ahantu hari strategique kuba yamanuka ni ukuvuga ngo Uvira ni mu kibaya M23 yo iri mu misozi kandi twibukiranye M23 ijya gufata Goma ingabo zari ziri mu mujyi cyangwa se abo bahanganye bose bari mu mujyi bari no mu misozi kugira ngo bajye gufata cyangwa se babone uko binjira mu musozi babe bari hejuru byabaye urugamba rukomeye none ubu tuvugana niba M23 iri mu misozi iri kwirebera ikibaya hasi umujyi uri kuwureba hasi dore ubundi nuko tujya tubivuga bakavuga ngo ni ya magambo y'itangazamakuru nyine ngo bimwe bya social media ariko wenda reka dusabe abakunzi ba Mazo TV n'abandi bantu bari kutwumva muri aka kanya sibyo babyumve kandi ko ibyo tugiye kubabwira ari ukuri si ya magambo yo kuri social media y'itangazamakuru mu gihe kitarambiranye sibyo bitewe n'uburyo rega n'amaso araguha bitewe nkaho nk'umuntu ukurikiranira hafi bibera hano mu burasirazuba bwa Kongo nawe amaso araguha uko ubibona wowe ubona hari iminsi Uvira ifite yo kubitara abatombe nyuma yuko n'abawurimo n'umujyi abawurimo ubwabo bananiwe kumvikana erega Uvira byavuzwe kera ni ukuvuga ngo ugereranyije igihe Goma yafatiwe igihe cyanyuzemo Bukavu gafatwa bakavuga ati hakurikiyeho Uvira ibintu byose birahinduka ku rugamba ibintu byose byahinduka pe hakurikiyeho yego twagiye breakinga kenshi ngo hakurikiyeho Uvira none ubu ngubu turibaza ngo
twagiye tubivuga kenshi. Tubanza tugaruke kuri aba ubundi bawurimo, sibyo? Yego. Ese umutekano abanya-Uvira barawufite? Uzi ikibazo abanyamurenge bafite bari hariya muri Uvira? Uzi ikibazo abanyamurenge bari guhura nacyo bari kwerekeza hariya muri Uvira baturutse mu bindi bice? Rero kuba ibyo ngibyo by'ubwabyo bitarajya ku murongo, byo bigiye gutuma M23 yimanukira. Ikindi nani Wazalendo ku munsi w'ejo nibwo bagiye mu mihanda no ku biraro, barahagarara baravuga ati General Gasita mwohereje hano muri ntuze muri Uvira ntabwo tumushaka kuko ngo yagize uruhare ngo mwifatwa ry'umujyi wa Bukavu. Ntabwo nzi neza niba icyo gihe yari ndakije uriya mujyi ariko cyangwa se yarari mu bajenerali barinze uriya mujyi batanga oda ku bijyanye n'uriya mujyi, ariko banze ko aza ngo bongere again kuba bakorana nawe hariya mu mujyi wa Uvira. Ese ubona ko Wazalendo kwanga gukorana na noza na niyo Olivier Gasita, ubona abikurura bishira none ko na leta ikaba nanone FRDC nanone kumwohereza nanone hano muri Uvira, ntabwo ari ukuvuga ngo nizindi mpuwe izo kuba bamubwira ngo nuko mukunda kumwohereza no muri Uvira. Sibyo ibintu biri kubera muri Uvira ni ibintu biri gufata cyangwa se biri kuri ku rundi rwego. Ni ukuvuga ngo Uvira nahitwa Pinga, ibintu Pinga ni muri Warikari. Pinga ni muri Warikari. Yego. Ako Pinga yarabohowe. Ariko ikibazo n'ubundi ntabwo bari abarwanyi ba FDL na Wazalendo baracyakoramo sharing. Nahitwa Kindu, Karemi, ibi byose nabyo bishobora kwisanga byavuye mu maboko yaba ari kubigenzura mu buryo bwuzuye aribo igisirikare cya leta ndetse nabo bafatanyije. By'umwihariko tugaruke kuri bibiri kubera muri Uvira. Ese uyu mukino uri kuberamo wateguwe nande cyangwa se ninde uwuhedinze, ninde uwuyoboye kugeza ubwo harimo gusubiranamo gukomeye cyane? Niba umujenerali Gasita wavukiye muri Kongo ni umunyamurenge, nawe ari kugira uruhare ubundi kubera iki Gasita atajoininga twirwa nongarwane kuri bene wabo ahubwo akaba barwaye? Uti kuki Masunzu ari we uri gusheringa y'amadrone? Uzi ibintu ntuze Kisekedi yavuze kuri Uvira, yavuze ko Uvira itagomba kuba nka Bunagana cyangwa Masisi, ngo bagomba gukumira ko haba ikindi gice kigarurirwa n'intare za Saramwe, ngo ntabwo igomba kuba nka Bunagana cyangwa Masisi. Ibi bintu tubiganireho. Goma ifatwa hari hakubereyemo umusadeke, harimo umucancuro w'umunyarumaniya, harimo n'umurundi yararimo, harimo umurundi, harimo mu FDL, harimo Wazalendo, harimo na FRDC, harimo na MONUSCO. Uwumve iyi coalition ukuntu ingana, sibyo? Ese aba bantu bari bafite imbunda cyangwa n'ibiti barwanisha? Ubu tuvugana muri Uvira hari y'umurundi, harimo umu FDL, harimo umu Wazalendo, harimo umu FRDC bari gusubiranamo, harimo n'umucancuro w'umunyamerika n'umunyakolombiya ni uriyo. Ahako nubundi wikwiyekisikeza ku munyamerika kuko Black Water ziriyo niho zaturutse. Yego, nubundi birumvikana byumvikane ko nabo bubatse urundi rukuta rushobora kuba rukaze rurenze urwa oya bariya uko byagenda kose ntabwo imbaraga zirovira, sibyo? Ziruti zari ziri hano mu mujyi wa Goma. Ubundi Goma niyo tuvuga kuko Bukavuyo ntabwo twajya kubavuga kuko nta ngabo zagiyeyo nyinshi, sibyo? Ntabwo ziruta ingabo zarwanaga hano muri dushaka tuvuge Nord Kivu yose, sibyo? Tureke kuvuga agace kamwe, sibyo? Kuko izo ngabo ntabwo zabaga mu gace kamwe. Tuvuge hano Nord Kivu yose ingabo zarimo zari nyinshi kandi n'intwaro zari zirimo zari nyinshi cyane kuko hano muri Nord Kivu harwanya indege cyane. Sibyo? Ese M23 igihe yateye intambwe ishaka kugira ngo ifate Uvira kuko bo barashimangira ko bari mu misozi ya Uvira. Hano hantu
igihe bishoye bakamanuka Uburundi bwamaze kuba buza kurindira umupaka wabwo muri Uvira, kuko Uvira ni hafi na Bujumbura. Ese urugamba rwabera hano hantu M23 iri tayari kuba yarushyira ku ruhande? Uru rugamba ese yaba ariyo mpamvu bishobora uru rugamba nta Tshisekedi yongeyemo amafaranga, yamenyemo amafaranga kuba yarayongeye barega ntabwo yatakarijwe hano muri Nord Kivu. Nakubwiye ngo nawe kubizi utekereza imbaraga zari ziri hano, ako ntabwo wabonye umumercenary watambutse hano ku mupaka w'u Rwanda. Nyine reba ubusore yari afite, ntabwo imbaraga zirovira arizo twavuga ngo nizo zakanze 23 kubitarahagera, ahubwo kuba Uvira itarafatwa cyangwa itarabato ni igihe kitaragera, ni auditaratanga, ariko wo bahanganye nawe yarize. Neza kuba yarize ubundi aho bamukuye mu bice ibice bamukuyemo nuko atari yarize ubundi. None se umbwira ko guhambiriza umusadeka ntakuriye? Erega ntabwo kumva ngo yarize ngo na 2012 yarize, sibyo? Kuko nabwo barahanganye, na n'ubu barahanganye, uwo bahanganye baraziranye. Kandi M23 yamaze kumenya intege nke z'ingabo za leta. Twitege ko M23 nta gihinduka, ahubwo Uvira ko yafatwa isaha ku isaha, sibyo? N'ubu ngubu dushaka ntabwo ari twe dushaka, bashaka, sibyo? Bayifata pe, ahubwo twewe atanze oda yafatwa, ahubwo dore ahantu duteze amaso nukumva ngo ari kare yose yabaye tombe, no kumva ngo Kisangani yabaye tombe, naho Uvira yo nubundi barangije gukora umukandara isaha ku isaha rwose, sibyo? Nuko buriya ibintu rero bya gisirikare cyangwa ibintu bya strategie militaire tutaba tubimenyereye neza ngo tube tubizi, sibyo? Uburyo bigendamo step by step, naho ubundi kubwawe n'uburyo bitekereza n'uburyo bisesengura. Umukandara bakoze ukikije Uvira yakagombye kuba yaragize ute, yarabaye tombe, ahubwo we mwenyewe General Makenga natange oda abaturage bari Uvira bumve ko babohowe, then after dukomeze twigira Kisangani. Tshisekedi sinavuga wenda ngo ntago warabyemera ntarabikunda, ahubwo umuntu witwa Neva ntago abikunda, ntabwo abikunda zarakora iki ko nubundi ngabo ze umurundi hariya muri Goma. Dore impamvu reka mbanze nkubwire, n'umurundi yari afite imbaraga zo kuba yarwana, dore ahubwo n'icyamukiye intege, sibyo? Kuko nabarega nabo n'abasirikare kandi baratojwe baritoje, sibyo? Ntabwo twavuga ngo nabo wenda ngo barwana n'ibimara cyangwa se n'abantu badashoboye, yego ku ntege nke zabo nyine ntako baba batagize, reka tuvuge gutyo, sibyo? Ahubwo dore ikibazo cy'abarundi nabo baje guhura nacyo ni ibintu bijyanye na finance, ibintu by'ubukungu, sibyo? Burundi nta ariko ntabwo ari ntabwo ari ku Burundi ngiye kuvuga ngo wenda ngo ntabwo bahemba abasirikare babo, ahubwo umushahara bemereye ingabo zabo zaje hano mu rugamba rwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo amafaranga uko bayemerewe bayahawe. Hari n'igihe hari imbonera kure zo zamaze amezi 8 zitarabona umushahara. None se urumva uwo musirikare yakomeza kugira umuhate wo kurwana? Bikaba biri mu bituma se baho uwo bahanganye bitugu bagafunyamo. Oya, ibingibi bigomba kubaherega, sibyo? Kuko baribaza ngo ubu ngubu turwanira iki, turugupfira iki? Amafaranga nta mafaranga turi kubona. None ngo bari baremerewe ko bagomba no kuzajya imiryango yabo ihabwa ibyo kurya, gabo babo bagiye muri izo operation za hano muri Kongo. Yego, tugana ku musozo, igihe Uvira yabibayitombe cyangwa se bayitombe nkuko go kuva Bunagana kugera Rucuru, kuva Goma kugera Bukavu byagenze, hakurikira hiki biramutse babarira tutaragana ku musozo. Hari inkuru ivugwa hano ahantu bita Ijwi, urahazi? Ijwi ni ku kirwa hariya muri Kivu, mu kiyaga cya Kivu. Iyo Ijwi ni ikirwa gihuza Nord Kivu na Sud Kivu. Sinzi Ijwi bano mu Rwanda, hari Ijwi yo mu Rwanda? Ijwi iri ku ruhande rwa Kongo. Ku ruhande rwa Kongo. Ubu ngubu rero guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kuba yarega Repubulika y'u Rwanda ngo kiri kuhubaka
ikigo cy'inzego z'umutekano by'umwihariko polisi ntabwo nzi ibi bintu niba wabyumvise nawe babiburekinga ko ariko byatangiye bavuga ko ngo hari abasirikare ngo bagera kuri 750 b'u Rwanda ngo bagaragaye hariya muri kiriya kirwa nyine ibyo ngibyo nibyo tugenda tubona nyine ku ruhande rwa leta batangaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine igenda itangaza nka update ngo none ubu ngubu biravugwa ko ni guverineri ubundi wa Kivu y'Amajyepfo Theo ngwa Bidie Kasi aho yashinje u Rwanda rero kuba ruri kubaka ikigo cya polisi ku kirwa cya Ijwi kiri hagati ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru aho yavuze ko rero ngo abaturage babo batuye hariya kirakirwa igiherereye batangiye kubona ngo ibikorwa by'amamashini n'abakozi bavuga ko baturutse muri Repubulika y'u Rwanda ngo bari kubaka ngo amazu ajyanye n'inzego z'umutekano hariya Ijwi. Izo ni breaking news nyine twashakaga gutangaza. Ibyo u Rwanda rwarezwe byinshi cyangwa se Kongo yarushinje byinshi yewe n'abarundi ndetse n'ubundi nyuma yaho amakuru atangaza ko nyine muri report twagiye tubona atangaza ko nyine basabye ibimenyetso bifatika bigaragaza ko ari Repubulika y'u Rwanda iri kubaka ibikorwa hangaha muri iki kirwa babura ibimenyetso batanga bifatika. Nibyo nari ndimo nkubwira u Rwanda rwarezwe byinshi rwashinjwe byinshi bimwe bagiye basabwa ibimenyetso birangira bibuze ni kwa gukubita hirya no hino ni bya bindi nguhiriye mu nzu ntada umwanya watubanye muto ariko kandi ka breaking news karavuga ko umunyamabanga wa Loni Bwana Antonio Guterres n'uwungirije ubita Jean Pierre Lacroix yageze hari Beni ku munsi w'ejo naho yaragiye mu buryo bw'umutekano ariko n'ubundi nta kindi hariya tubizi ko kiba kigamijwe no kureba bakagenda bagatanga raporo kuri abo ba Guterres ngo bimeze gutya kandi nta kigenda kirimo. Rero ni ku munsi w'ejo aho umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa by'amahoro cyangwa se peacekeeping operations yageze hariya mu mujyi wa Beni. Rero hariya nta kindi yakoze uretse kugera mu bigo cyangwa se mu kigo cya MONUSCO giherereye hariya Beni ariko ngo Beni ngo MONUSCO ihamaze imyaka 20 ngariki Beni nta gihe harumvikana umutekano ngo kandi birirwa babona hejuru indege za Loni zihagwa zicunga umutekano ariko hasi ku butaka ngo abari amasasu gusa ngayo nguko rwose ibyo nta gitangaje kirimo reka twiganire ku musozo n'ubundi amakuru ya hano muri Kongo ntabwo wayavuga n'ubundi ngo yarangize mu kiganiro kimwe byinshi imyaka irenga 70 ingahe imaze muri Kongo irimo gukurikirana ibijyanye n'umutekano ariko bikarangira ariko hashorwamo amafaranga hashorwamo ingengo z'imari hashorwamo ibiki bikarangira umutekano ubuze burundu n'ubundi bikagaragara ko nta kintu uri kuma cyangwa se igironi cyangwa se bano basirikare ba Loni nta kintu bari gusayidira cyangwa se bari gufasha abaturage bakomeje kugirirwa nabi muri Kongo. Bakunze ba Mazo TV rero ni mukore subscribe cyangwa se sabone mwibuke no gukanda kuri notification bell kugira ngo ibiganiro cyangwa se ikiganiro tuba twaprodinze tayari mujye mumenya ko nk'itsinda rigari ry'itangazamakuru bya Mazo TV tuba tugeze muri studio ako kanya. Urakoze cyane ndagushimiye ubusanzwe ni wowe wajya gunyakira ariko nanjye oyo ugomba kunyakira kuko nawe n'ubundi izi mikoro maze kuzimenyera sibyo nta kibazo ndagushimiye rero ku makuru cyangwa se n'umwanya uduhaye wo kuza kutugezaho ku ibintu byifashe andi makuru agiye atandukanye no gukomeza gukora subscribe bakora like share ndetse na comment kugira ngo ibindi bitanga cyangwa se ibindi bigenda bigerwaho ku rugamba rumeze tugende tubibagezaho 5 kuri 5 ndagushimiye cyane ubundi nanjye reka ngushimire nk'umuvuzi w'amacumu nkuko wabivuze ati abantu baba baje kuvuga amakuru y'urugamba ngo nabavuzi b'amacumu baje kuvuga uko urugamba rwagenze cyangwa uko bimeze yes depyo rero nanjye ndagushimiye cyane urakoze cyane kandi nanjye rwose nishimiye kuba naje kuba nabahereza izi updates kuko tutatumaze igihe tubibagezaho ibiri kubera hano hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mukomeze mubane natwe murakoze cyane. Yes.